Ubushakashatsi muri siyansi yigisha iby'ubuzima hamwe n'iterambere mu by'ubuvuzi bigeze kure cyane rwose. Muri iki gihe umugore ashobora gutwita kandi akabyara atigeze akora imibonano mpuzabitsina n'umugabo, kandi n'umugore udashaka gutwita ariko yifuza kubyara umwana ashobora gutwitirwa n'undi mugore akamubyarira umwana. Muri iki gihe intangangabo zishobora guhurizwa hamwe n'intangangore zikaba urusoro bidakorewe muri nyababyeyi cyangwa mu mura, ahubwo bikorewe muri laboratwari maze zikabikwa ku buryo nyuma y'igihe zashyirwa muri nyababyeyi, maze nyuma y'amezi 9 hakabaho kwibaruka nubwo izi ntanga zaba zarabitswe imyaka n'imyaniko. Ibi bishobora gufasha n'abageze mu zabukuru bifuza kubona abana. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe bikore nonaha maze winjire mu muryango mugari w'abakunda ibyegeranyo bicukumbuye kuri siyanse, amateka n'ikoranabuhanga. Nufungura inzogera nta kindi cyegeranyo kizongera kugucika. Kora like niba ukunze ibyo dukora, jya muri comment duhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzagusubiza ubutaha. Reka twinjire mu kiganiro cyacu. Nubwo abahanga mu bya siyansi bemeza ko bishoboka kandi bikaba bikora neza, abantu bamwe bumva ko byaba ari ubusambanyi kutaryamana n'umuntu ngo muhuze ibitsina nyuma hakabaho gusama, bitewe gusa n'uko umugore cyangwa umukobwa yinjijwemo intangangabo y'undi mugabo kugeza igihe atwitiye. Nanone kuba intangangabo n'intangangore by'abantu uzi cyangwa utazi byahurizwa muri laboratwari, nyuma urwo rusoro rukazashyirwa muri nyababyeyi, kuri bamwe bumva byaba ari ubusambanyi. Nanone abana bavutse muri ubwo buryo hibazwa uwo biyumvamo nk'umubyeyi wabo, niba ari abatanze intanga zabo, niba ari uwatwise akabyara, cyangwa niba ari ikirahure cyo muri laboratwari bakuriyemo mbere yo gushyirwa muri nyababyeyi y'umugore w'ababyaye. Abana nabo bakura bibaza ababyeyi babo nyakuri, kandi imirungo ihuza ababyeyi n'abana iba mike bitewe n'urwo ruhererekane rwakoreshejwe kugira ngo umwana aboneke. Abana bavutse muri ubwo buryo nabo bibaza igisekuru cyabo, kandi kwiyumvamo imirungo ibahuza n'abagize umuryango wabo muri bo birabagora. Ku rundi ruhande, mu gihe abashakanye umwe adashobora gukora imibonano mpuzabitsina kandi bakaba bafite intanga nzima, ubu buvuzi bushobora gutuma babona umwana. Nanone aba bana bahuje ibitsina ariko bifuza kubyara abana, ubu buvuzi bushobora kubafasha kugira abana babakomokaho. Ubu buryo bwo kororoka bugezweho mu bihugu byinshi kandi kubwishyura birahendutse. None se iyi siyansi iteye gute kandi bibisobanurwa gute? Hari ibibazo byinshi bivuka abashakanye bahura nabyo mu gihe baba baratanze intanga zabo zigahurizwa muri laboratwari kugira ngo bashobore kugira umwana igihe bamwifuza. Ibyo bibaye bashobora kumenya batibeshya itariki yo gusama kandi bagatwitira igihe bashaka bamaze kubyitegura. Icyakora kumenya muri rusange iby'iryo koranabuhanga rijyanye no kororoka rigezweho bishobora kudufasha cyane twese. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kandi wemere tubane muri iki kiganiro kigufi. Kora like niba ukunze ibyo dukora, ujye muri comment duhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo tuzagusubiza ubutaha. Ngaho reka tugaruke mu kiganiro cyacu. Muri rusange iri koranabuhanga ryaje ryari, riteye gute kandi rikora rite? Mu mwaka w'1978 umugore wo mu Bwongereza niwe wa mbere wabyaye umwana hakoreshejwe iryo koranabuhanga ryo guhuriza intanga muri laboratwari. Icyakora imyaka hafi 200 mbere yaho mu Bwongereza, umugabo witwa John Hunter yari yaratekereje kandi agerageza ibyitwa insemination artificielle. Aha yafashije umugore gutwita binyuriye mu guhuriza mu mura we intangangabo y'umugabo we n'intangangore ye yari igeze igihe cyo kwemera intangangabo maze bigakora urusoro. Ibi byabaye igihe umugabo yasabwaga gutanga amasohoro ye arimo intangangabo ze maze zinjizwa mu mugore we, aho zashoboraga guhura n'intangangore yamaze gushya. Mu mwaka w'1999 icyo gitangaza mu rwego rw'ubuvuzi cyarabaye. Uko imyaka yagiye ihita, ubu buryo bita insemination artificielle bwarifashwe kandi ubu ku isi hari ibihumbi byinshi by'abantu bavutse muri ubwo buryo. Ibi bishobora gukorwa igihe umugore afite ubushobozi bwo gusama, gutwita no kwibaruka, ariko wenda umugabo we akaba afite intangangabo nzima ariko wenda uburwayi cyangwa ubumuga bikaba byatuma atabasha gukora imibonano mpuzabitsina. Nanone ubu buryo bwitwa insemination artificielle bushobora gukoreshwa igihe umugabo adafite intangangabo nzima, maze uwo mu muryango we cyangwa inshuti cyangwa undi bashaka akaba yaha umugore we intanga ze maze zigahuzwa n'intangangore, hakabaho gusama bikorewe muri laboratwari cyangwa bikorewe mu mubiri w'umugore. Nanone abakobwa batifuza gushaka cyangwa abapfakazi batifuza kongera gushaka ariko bakaba bifuza kugira abana, bakoresha uburyo buzwi nka insemination artificielle kugira ngo babyare batiriwe bakora imibonano mpuzabitsina. Aba bana bahuje ibitsina nabo iyo bifuje kubyara abana bitabaza ubu buryo. Iyi siyanse ituma benshi bashobora kwihitiramo ubaha intanga cyangwa bagahabwa iz'abandi ziba zarashyizwe ku isoko. Umuntu twavuze tugitangira iki kiganiro ntiyashoboraga kubyara kuko imiyoboro ntanga ye yari yarazibye, bikaba byaratumaga intangangabo zidahura n'intangazi.
abaganga baramubaze bafata intanga ye yari igeze igihe cyo guhura n'intangangabo bayishyira mu turahuri two muri laboratwari maze bayihuza n'intangangabo y'umugabo we kugira ngo bihinduke urusoro rwavuyemo barushyize mu bintu byo kurutunga kugira ngo rukuriremo, hanyuma baza kurushyira mu mura w'uwo mugore aba ariho rukurira. Nyuma yaje kubyara umwana w'umukobwa. Ubwo buryo hamwe n'ubundi bufitanye isano nabwo nibwo bwaje kujya bukoreshwa muri laboratwari ku bantu bashaka abana. Nubwo hari uburyo bunyuranye bukoreshwa bitewe n'igihugu, muri rusange iryo koranabuhanga rirebana n'iyororoka rikora ritya: umugore amara ibyumweru runaka ahabwa imiti ituma udusabo tw'intangangore dukora intanga nyinshi. Umugabo ashobora gusabwa kwikinisha kugira ngo atange amasohoro y'ako kanya. Intangangabo zakuye mu masohoro n'intangangore bihurizwa muri laboratwari. Izo ntanga zahujwe zivamo insoro. Nyuma y'umunsi umwe cyangwa urenga bagenzura izo nsoro babyitondereye kugira ngo barebe izishobora kuba zifite inenge n'izimeze neza zishobora gukura. Ahagana ku munsi wa gatatu bimurira mu mura w'umugore insoro 2 cyangwa 3 z'indobanure kugira ngo bongere amahirwe yo kubona umwana. Iyo urusoro rumwe cyangwa nyinshi muri zo zifashe aratwita, bakitega ko mu gihe runaka azabyara umwana. Bigenda bite se ku nsoro zitashyizwe mu mura, harimo na za zindi zasaga n'izitameze neza cyangwa izifite inenge? Izo nsoro zititaweho zishobora kwangirika. Kugira ngo ibyo bitaba, insoro zitakoreshejwe zirakonjeshwa. Kubera iki zikonjeshwa? Ni ukubera ko izo nsoro zashyizwe mu mura w'umugore zidashoboye gukura, hashobora kwitabazwa zimwe mu zabitswe zigakoreshwa, bikaba byarushaho guhenduka. Nanone umugore watwise muri izo nzira kimwe n'abandi ashobora gukuramo inda, cyangwa bikaza kugaragara ko imikurire y'urwo rusoro itameze neza maze bakitabaza za nsoro zindi ziba zarabitswe. Nanone zishobora kugurishwa na bene zo zigahabwa abandi bifuza gutwita badakoze imibonano mpuzabitsina, cyangwa ikindi gihe bene zo bakazifashisha mu gihe bifuje kongera gutwita. Ariko ibyo bituma havuka ibibazo birebana n'amahame mbwirizamuco. Icyakora ku mugabo n'umugore batanze intanga zabo ngo zibikwe gutyo, gufata umwanzuro w'uko bazagenza insoro zabitswe bishobora kugorana. Bashobora kuba batifuza abandi bana, imyaka yabo cyangwa ibibazo by'amafaranga bishobora gutuma batifuza undi mwana. Bashobora gutinya ingaruka zijyanira no gutwita abana benshi. Hari n'ubwo umwe mu bashakanye ashobora gupfa. Nanone kandi umwe muri bo cyangwa bombi bashobora kongera gushaka. Ibyo byose bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Ikindi ni uko abashakanye aribo bakomeza kuriha amafaranga yo kubika izo nsoro mu gihe cy'imyaka myinshi, kandi bishobora guhenda. Mu mwaka wa 2008 ikinyamakuru The New York Times cyanditse iby'umuganga mukuru mu birebana n'imikurire y'insoro zo muri laboratwari yavuze ko ababaganaga benshi babaga bafite ikibazo gikomeye cyo kumenya uko bazagenza insoro ziba zarasigaye. Iyo ngingo yagiraga iti: hari insoro zigera nibura ku 400 zabitswe mu bitaro byo hirya no hino mu gihugu, kandi buri munsi hari izindi ziyongera kuri izo. Insoro zishobora kumara imyaka ibarirwa muri za 40 cyangwa irenga zikimeze neza mu gihe zakonjeshejwe neza, ariko zose siko zikomeza kubaho iyo zivanyweho zakonjesherejwe. Abashakanye bafite imyumvire ya Gikristo, aho gukuramo inda ari icyaha, bagira ibibazo birebana n'insoro zabo zabitswe muri laboratwari. Bashobora gutekereza uko babyifatamo haramutse havutse ikibazo gitandukanye n'icyo kirebana n'ubuvuzi. Umuntu wese ashobora gufata umwanzuro w'uko yabigenza mu gihe afite umurwayi uri hafi gupfa, akaba abeshejweho gusa n'ibyuma bimufasha gukomeza guhumeka. Ni nako bigenda iyo umuntu ari kwibaza uko bizagendekera izo nsoro zabayeho binyuriye mu guhuriza hanze ya nyababyeyi intangangabo n'intangangore bigakora urusoro. Ku bantu benshi iyo intangangore n'intangangabo byahuye bigakora urusoro, aho byabera hose ubwo haba habaho igikorwa cyo gusama. Birumvikana ko ibyo bitandukanye n'ikibazo turi kuvugaho, aho abantu bari kwifashisha ikoranabuhanga mu kororoka. None se insoro zabo zabitswe muri laboratwari bazazimaza iki? Bashobora kugirwa inama yo gukura izo nsoro aho zakonjesherejwe. Icyo gihe zishobora gutangira kwangirika maze amaherezo zigapfa. Ese umutimanama wabo uzabarega nk'uko byagenda habayeho gukuramo inda ku bushake? Kubera ko umugabo n'umugore we baba barakoresheje ubwo buryo bw'ikoranabuhanga bashaka ko umugore atwita kandi akabyara umwana, bashobora guhitamo kuriha amafaranga yo gukomeza kubika insoro zabo, cyangwa bagahitamo kuzazikoresha mu gihe bazaba bakeneye undi mwana. Icyakora undi mugabo n'umugore we bashobora guhitamo kudakomeza kubika izo nsoro, babona ko ziba zibeshejweho gusa n'ubwo buryo baba barazibitsemo. Bigenda bite se mu gihe bigaragaye ko urusoro rurimo rukura rufite ubusembwa, cyangwa hakaba hari insoro nyinshi zafashe? Umuntu atumye urusoro rudakomeza gukura bigambiriye, abahanga mu by'ubuzima bemeza ko yabakuyemo inda. Ubwo buryo bw'ikoranabuhanga mu by'iyororoka bukunze gutuma habaho insoro nyinshi, 2, 3 cyangwa nyinshi, maze bikongera ibibazo. Urugero nko kubyara igihe kitageze no kuva.
umugore wisanze atwite abana benshi ashobora gusabwa gutoranya abasigarana, bigatuma umwe cyangwa benshi mu batwite bicwa, kandi ibyo byaba bihwanye no gukuramo inda ku bushake, kandi biba ari ukwica dukurikije uko abantu benshi babibona. Dore ubundi buryo bwo gukora insoro muri laboratwari. Gukora insoro muri laboratwari byateye imbere, bituma habaho ubundi buryo bwo kuzikora. Urugero, intanga z'umugore zishobora guhuzwa n'iz'umugabo utari uwe. Nyuma yaho ashobora kwemera ko insoro zabonetse zishyirwa mu mura we. Rimwe na rimwe abagore baryamana n'abandi bagore bakoresha ubwo buryo iyo bifuza kubyara. Cyangwa intanga z'umugabo zishobora guhurizwa muri laboratwari n'intanga z'undi mugore, kandi hari igihe umugore w'uwo mugabo ashobora kwemera ko insoro zabonetse zishyirwa mu mura we. Hari n'ubwo umugore yemera ko bashyira mu mura we insoro zabonetse hadakoreshwa intanga ze n'iz'umugabo we. Ikindi gihe intanga z'abashakanye zihurizwa muri laboratwari, insoro zivuyemo zigahabwa undi mugore akabatwitira akanababyarira. Ibikorwa byo guta umuco byeze muri iki gihe biri gutuma benshi mu rubyiruko banga gushaka, kandi aho buno buvuzi buri kandi bwateye imbere ndetse buhendutse, benshi mu rubyiruko bahitamo kubyara muri buno buryo aho gushakana n'umuntu bakabyarana. Ubu buryo bwo gutwitira undi cyangwa maternité de substitution ni ubwa kera kuko bwatangiranye n'imyaka y'1970. Byaba kera kimwe n'iki gihe, ubu buryo bwo kubyara bwagiye buzamura ibibazo mu mibanire hamwe n'ibibazo byo mu rwego rw'amategeko. Bavuga gutwitira undi cyangwa maternité de substitution igihe umugore yashyizwemo intangangabo z'umugabo, insémination artificielle, hakabaho gusama kandi nta mibonano mpuzabitsina yakozwe. Umugore washyizwemo izo ntanga aratwita, amaherezo akazabyara umwana. Uwo mwana ashobora kuvuka uwari utwite ari intanga z'umugabo utari uwo yashyizwemo, ashobora no gutwita yarashyizwemo urusoro rwakorewe muri laboratwari hahujwe intangangabo n'intangangore by'abandi bantu azi cyangwa atazi. Ku rundi ruhande, umugabo n'umugore mu gihe bose bafite ubushobozi bwo kubyara ariko umwe muri bo akaba adashobora gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo habeho gusama, ubu buryo bwo guhuriza intanga zabo muri laboratwari, ibyo bita fécondation in vitro, burabafasha kugira ngo babyare umwana. Urwo rusoro rwakuriye muri laboratwari nirwo nyuma rushyirwa mu mugore, kandi uwo mwana arahakurira nyuma y'amezi 9 akavuka nk'abandi. Ku burenganzira bwabo, kandi igihe umugore adashobora gutwita, bashobora gutwitirwa n'undi, yaba uwo mu muryango wabo cyangwa undi bashatse, nabwo bakabona umwana. Dore ibibazo bivuka: umugore wishyuwe agatwara mu nda umwana utari uwe, imirungo ibahuza ishobora kwiyongera akamufata nk'umwana we, maze akumva atifuza kumutanga nubwo yaba yarishyuwe amafaranga yo gutwitira abandi. None se mu by'ukuri uwo mwana uzavuka azaba ari uwande, kandi uwo mwana we azakura yumva ababyeyi be ari abahe? Azaba ari umwana w'uwatanze intanga ye cyangwa azaba ari umwana w'uwamutwise? Izi mpamvu ndetse n'izindi tutavuze zagiye zituma ibibazo bivamo ibirego mu nkiko hirya no hino ku isi. Kenshi bitangira uwatwise umwana atangiye kumwiyumvamo nk'umwana we, kandi akumva atifuza kumurekura igihe amaze kubyara. Umubyeyi watwitiye abandi nyuma bakamutwara umwana yaravuze ati ni nko gupfusha. Reka nongere nkwibutse ko kuri uyu muyoboro twibanda ku nkuru zicukumbuye, ubushakashatsi muri siyanse, amateka n'ubumenyi bw'isi. Niba uri kumva iki kiganiro ukaba utarakora subscribe kuri iyi channel, bikore. Kanda aho handitse subscribe ubundi ufungure iyo nzogera, maze twikorere umuryango mugari w'abakunda inkuru zicukumbuye. Ukore like niba ukunda ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo. Ikiganiro cy'uyu munsi tugicumbikiye aha, naho butaha.